Mwaramutse mwese, nishimiye kubana namwe mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kigamije kuza kuganira cyangwa se gusangira ubumenyi n'ubunararibonye ku gukora umwitozo bita Lifeline. Tugerekereje mu kinyarwanda turavuga kubaka ubuzima bw'umukiriya. Nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkakorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Uyu munsi nabateguriye insanganyamatsiko yo gukora umwitozo bita mu ndimi z'amahanga Lifeline. Mu kinyarwanda tukaba twavuga kubaka ubuzima bw'umukiriya cyangwa se gukora umurongo w'ubuzima w'umukiriya. Nta rurimi ruhindura urundi, umuntu aragenekereza. Nk'uko namwe mubibona rero, uyu munsi ndi kumwe n'umukiriya, nkaba ngeze ku cyiciro cya gatatu cy'urugendo rwe rwo kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe. Ndamuha ikaze, karibu muri biganiro byacu. Yego, tugiye gukomeza urugendo rwo kukwitaho mu buzima bwawe bwo mu mutwe. Hano urahabona ibikoresho. Turabanza turebere hamwe ibi bikoresho mu buzima busanzwe, uko ubizi, icyo ubiziho. Urahabona n'indabyo. Mu buzima busanzwe amabuye ni icyo uyaziho. Yego, ibi bikoresho urumva hari uko tubizi mu buzima busanzwe. Noneho muri aka kanya tugiye kuva muri uko kuntu wari ubizi mu buzima busanzwe, twinjire noneho mu birebana n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Ngiye kubanza mbitegure neza. Yego, izi ndabyo urabona ko zirimo ingeri zitandukanye, ngiye kuzishyiramo amatsinda abiri, indabyo nini n'indabyo ntoya, ariko turaza kuzihuza n'ubuzima bwawe noneho. N'amabuye ni uko. Yego, noneho urabona hano imbere noneho dufite bya bikoresho birimo amatsinda atandukanye, ariko ibikoresho bitatu tugiye kwifashisha kugira ngo twubake ubuzima bwawe. Yego, uko tugiye kubihuza, ibi bikoresho tugiye kubihuza n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe, bitandukanye n'uko twabivugaga mbere. Urabona ko hano nahashyize amabuye manini. Aya mabuye manini arashushanya mu buzima bwawe ibihe bikomeye kandi bibi ku rwego rukomeye. Ni ukuvuga ngo ibihe bibi cyane bikomeye wahuye nabyo. Noneho hakaba ariya mato yarashushanya ibihe bibi wahuye nabyo ariko ibibi buhoro. Amabuye muri rusange aravuga ibihe bibi wahuye nabyo mu buzima. Noneho indabyo nazo muri rusange, indabyo zisobanura ibihe byiza wahuye nabyo, ariko ibyo byiza nabyo birimo ibyiciro bibiri. Hari ibihe byiza cyane bihagarariwe n'izi ndabyo nini, noneho ibihe byiza buhoro bihagarariwe n'utu turabyo duto. Noneho uyu mugozi wo uhagarariye cyangwa se uravuga ubuzima bwawe tugiye kurambika hasi. Uyu mugozi urashushanya ubuzima bwawe kuva uvuka, aha utangiriye niho werekana uvuka, hanyuma ubuzima bwawe bugakomeza. Yego, ugakura, ariko ntabwo ushobora, tuvuge nk'urugero, ntabwo ugera nk'hano mu myaka 30 gusubira inyuma ugere ku myaka 2. Uvuga ngo ubuzima bwawe
bwagiye bukura 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 kugeza uno munsi turiho, sibyo? Aha hazinze haravugwa, harashushanya uno munsi turiho, kari karengaho kakavuga ahazaza. Ugiye rero noneho wifashishije ibi bikoresho, indabyo n'amabuye, ugiye kubaka ubuzima bwawe. Uhere hano uvuka, ugende noneho wubaka ubuzima bwawe uko bwagiye bukurikirana kugeza hariya hazinze bivuga uno munsi, noneho no hakurya bivuga ahazaza. Dufate nk'urugero, reka nguhe urugero. Ivuka ryawe niba ryari ryiza cyane, ushyiraho ururabyo runini. Niba ivuka ryawe ryari ryiza buhoro, numva ari ikintu cyiza buhoro, urashyiraho aka karabyo gato, sibyo? Hanyuma ukomeze wubake. Niba ivuka ryawe wumva ryari ribi cyane, ari ikintu kibi cyane, urashyiraho ikibuye, sibyo? Niba ivuka ryawe ryari ribi buhoro, urashyiraho aka kabuye. Hanyuma ukomeze wubake kugeza ubuzima bwawe bwose urangije kubwubaka. Urakoze cyane. Noneho tugiye gufata udutebe twegere, dushobora noneho kugenda dusobanukirwa icyo buri kimwe cyose kivuga. Urabona hariya mu ntango hari ururabyo runini. Ruriya rurabyo runini ruvuga iki muri make? Uravuga nyine ko mu ivuka ryawe byari byiza. Byari byiza. Ivuka ryawe byari byiza, hari ryari? Urabona hahise hakurikiraho ikibuye kinini. Cya kibuye kinini kirashushanya iki ubuzima bwawe n'iki cyakubayeho, ushaka kugaragaza hari iki muri make yakoresha. Ikibi cyambayeho nyine ni uko ryagiye rinyicira abantu benshi. Ririya buye rinini riravuga ko barikoresheje kwicira abantu ishobora gushushanya rero kwicwa kw'abantu ryari 94. 94 habaye iki? Habaye jenoside. Ririya buye rinini rero urashaka kuvuga jenoside 94 yakwiciye abawe bakoresheje umuntu. Turiya turashushanya nyine ko maze kuba numva nibaka narakomeye. Nari ndimo rero nkwereka ibivuye muri uyu mwitozo wakoze, ibivuye muri uyu mwitozo ibyo tuzashingiraho tukagenda noneho tuvura
ikintu ku kindi. Ibituma umuntu agira uburwayi bwo mu mutwe, urabona twabonye bifite indwara y'agahinda gakabije, twabonye bifite anxiety, twabonye bifite ihungabana, bikomoka kuri ibi bintu bikomeye wanyuzemo. Ibi bihagarariwe n'aya mabuye. Ni ukuvuga ngo rero tuzagenda tuvura buri kimwe cyose kugira ngo wongere kumererwa neza, bityo ihungabana rikire, agahinda gakabije gakire, indwara y'icyoba nayo ikire. Yego, na cya cyizere ugire kigaruke, wigirire icyizere n'agaciro ku kigero gishimishije. Dusa naho rero tugana ku musozo, turashoje umwitozo wacu wa lifeline cyangwa se kubaka ubuzima bwawe, kubaka umurongo w'ubuzima bwawe. Twanamaze no kubishyira ku rupapuro, ni ukuvuga ngo tugiye kubibika, tuzajya tubikoresha uko uzajya uza mu biganiro bigamije kuvura, biduherekeze kuzageza dushoje urugendo rwawe rwo kuvura. Ndaboneraho noneho no gukomeza n'ikindi cyiciro gikurikiraho. Iyo twamaze kwinjira muri ubu buzima, tukaba twabigaruye ibintu bikomeye wanyuzemo, turongera turakora umwitozo w'umutamenwa kugira ngo tubibikemo, hanyuma tuzongera kubikoresha uko wagarutse, tubibike mu mutamenwa.